kuva na kera nta hantu uzabona umuntu akora ibikorwa byinshi ndetse akabikora mu gihe gito usibye inzozi. Inzozi ni ibintu umuntu abona, yumva cyangwa se atekereza yasinziriye. Zimwe ziba zifite amashusho asanzwe, izindi zifite amashusho adasanzwe, hari iziteye ubwoba. Inzozi zabaye zimwe mu bintu abantu bakunda kwibazaho kuva na kera, kuko hari ababifata nk'ubutumwa kandi abandi bakazifata ibitekerezo bisanzwe by'ubwonko. Tugiye kugaruka ku mabanga ndetse n'ibintu byinshi mu nzozi. Amazina yitwa Patient Iradukunda, ndabashimiye nza gukora subscribe ikiganiro cyacu Amabanga. Abahanga mu by'imitekerereze ubuvuzi bavuga ko bifitanye isano n'imikorere y'ubwonko iyo umuntu asinziriye. Hari kandi n'abandi benshi bagerageza gusobanura inzozi bashingiye ku muco, imyemerere cyangwa se ubuzima bwa buri munsi. Ushobora kwibaza inzozi icyo ari cyo. Inzozi ni amashusho, amajwi, ibitekerezo cyangwa se amarangamutima umuntu agira yasinziriye. Akenshi iba mu cyiciro cyitwa rema. Ni cyagihe umuntu aba atagikoresha ubwenge cyangwa se amaboko, ashobora gufata agakontorora, ubwonko burayikontorora bugakora cyane. Iki cyiciro cyitwa rema, mu magambo arambuye rapid eye movement, aho ubwonko buba bukora cyane. Mu nzozi umuntu ashobora kubona abantu azi cyangwa se atazi. Hari uguhuruka, hari uguhunga, hari ukugwa, hari ugutsinda cyangwa se gutsindwa. Rimwe na rimwe abona ibintu bishoboka mu buzima busanzwe, akabona n'ibidashoboka. Hari igihe umuntu abyuka akazibuka, ikindi gihe ugasanga ntabwo uzibuka neza, wahise uzibagirwa. Rero kugaruka ku nzozi ndetse n'uko zibaho, abashakashatsi bavuga ko inzozi ziterwa n'imikorere y'ubwonko iyo umuntu yasinziriye. Ubwonko bushobora kuvanga uko byanditswe mu gitabo na Interpretation of Dream. Freud yavuze ko inzozi zifite ubusobanuro butandukanye, ari izigaragaza ibyifuzo byihishe kandi umuntu ashobora kwisobanukirwa binyuze mu nzozi. Inzozi ni izigana mu bwenge bwihishe, ibyo umuntu yabonye ku manywa cyangwa se yatekereje, amarangamutima, ubwoba, ibyifuzo cyangwa se ibibazo ari kwibazaho. Muri iki gihe cya rema, rapid eye movement sleep, amaso agenda vuba, ubwonko bukora cyane kandi inzozi nyinshi ziba muri icyo gihe cya rema. Bigiye kugaruka ku bwoko bw'inzozi ndetse n'uko abantu bagenda babihuza mu biti itandukanye. Iyi nzozi umuntu arota, akarota ibintu bisanzwe. Igice cya mbere, inzozi zisanzwe, waba ufite isano n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Urugero, ari ukujya ku ishuri, ari ukuganira n'inshuti ze, ari ugukora akazi, ndetse hari no gusurana hagati y'abantu cyangwa se kwibukiranya abantu bahozemo. Ikindi gice cya kabiri ni inzozi ziteye ubwoba. Zikunze gutera abantu ubwoba cyangwa se guhagarika ibitotsi. Rimwe na rimwe hari ababyuka bagatogesha cyangwa se bakibaza ikintu kijya mbere hagati yabo. Hari uguhunga umuntu, kugwa ahantu harehare cyangwa se kubona impanuka. Hari inzozi zisubiramo umuntu ahora arota kenshi. Izi zishobora guterwa n'ibibazo
cyangwa se ibintu atekerezaho bya buri gihe. Ikindi gice gikomeye cyane cya kane ni inzozi umuntu amenya ko ari kurota, rimwe na rimwe akagerageza no kuzigenzura. Iki gihe icyagiye umuntu ashobora kurota ageze muri Amerika, akaza gukangukaho gato, akaza gushaka amakuru y'uko abantu babaye icyo gihe, akabifatira umwanzuro, ariko mu by'ukuri ubwonko bwe ntabwo bujya mu isi isanzwe nk'uko yaba ari kubikora adasinziriye. Abahanga mu busobanuro bw'inzozi n'imitekerereze, reka duhere kuri Sigmund Freud, we yavuze ko inzozi zishobora guhisha ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo umuntu adashobora kuvuga ku manywa. Ibi ngibi bigaragara mu gitabo yanditse kizwi cyane cyitwa Interpretation of Dream mu mwaka w'1899. Uwo bita Carl Jung we yavuze ko inzozi zifasha umuntu gusobanukirwa neza amarangamutima ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Hari abantu bemera ko inzozi ari ubutumwa, abandi bakabifata nk'ikimenyetso cyangwa se ko zishobora kugira icyo zihuriraho n'umuntu cyangwa se zikamuburira. Ariko ibintu bivugwaho rimwe na sayansi, kubera ko muri sayansi ho ivuga ko nta gihamya, yerekana ko inzozi zihanura ibizaba. Impamvu umuntu arota cyane, hari ibintu bishobora gutuma umuntu arota cyane. Tugiye kugaruka ku kintu cya stress cyangwa se imihangayiko. Hari gutekereza ibintu byinshi, umunaniro, filime cyangwa se inkuru ziteye ubwoba. Hari ukunywa imiti imwe n'imwe, hari uguhindura gahunda y'ibitotsi. Aha ngaha mu guhindura gahunda y'ibitotsi ni uko usanga umuntu ashobora kuryama mu masaha 3 mu gihe umuntu usanzwe yakwiye kuryama mu masaha 8. Hari abantu bibaza niba inzozi zifite akamaro. Yego, karahari. Hari abahanga bavuga ko inzozi zitunganya ibitekerezo, kugabanya stress, kubika memory no gushaka ubwonko gukora neza no gufasha ubwonko gukora neza. Hari abahanzi cyangwa se abanditsi bavuga ko bagize ibitekerezo byiza babikuye mu nzozi. Aha ngaha abahanzi ndetse n'abanditsi bagaragaza ko ibihangano byabo cyangwa se n'umuntu muri rusange ko hari impano yagize ngo yaba ari gukabya inzozi. Mu mico itandukanye ndetse n'ibihugu byinshi, bamwe bafata inzozi bw'abatubanjirije cyangwa se ubufite abakurambere, abandi bakazifata nk'ibimenyetso by'ejo hazaza, abandi bakazifata nk'ibitekerezo bisanzwe. Gusa tugaruke mu muco wa Kinyarwanda, hari abantu bagaragaza ko inzozi zimwe na zimwe zifite ubusobanuro runaka nubwo bidahuye n'ukuri kose. Inzozi ni kimwe mu bintu bikomeye bitangaza abantu benshi kuva na kera, ndetse na n'ubu ntabwo barabisobanukirwa. Gusa hari abasobanura mu buryo bwa siyanse, abandi bakazifata nk'ubutumwa cyangwa se nubwo hataraboneka ubusobanuro ku nzozi zose, biragaragara ko zifitanye isano n'ubwonko, amarangamutima n'ubuzima bw'umuntu. Kwiga ku nzozi bifasha abantu gusobanukirwa neza imitekerereze ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ndabashimiye, baza gukomezanya ku kiganiro gikurikira. Murakoze.